Iyo urebye ku mugabane wa Afrika mu gice cy'uburasirazuba mu karere k'ibiyaga bigari uhasanga igihugu cy'imisozi myinshi cyitwa Rwanda. Benshi bakunda kucyita igihugu cy'imisozi igihumbi. Kirangwa n'isuku, amahoro, umutekano ndetse n'ibikorwa by'iterambere bigaragarira buri muntu ubibona. Uhasanga abantu beza bahuriye ku rurimi n'umuco mwiza, bakunda umurimo, bakina bakidagadura kandi basabana. Indamutso ni mwaramutse, muraho na Yesu ashimwe. Ukizwa ariko kandi ntukore ntacyo bimaze, ako gakiza gasigara gafite ikibazo kuko katarimo guhana. Ubuhamya bwacu buturuka ku mirimo dukora. Ubasha kubona umurimo ukomeye w'ubwitange kandi mwiza ukorwa n'amatorero atandukanye mu nzego zose z'igihugu, ugamije ukwamamaza inkuru nziza y'agakiza k'Imana mu bagenerwa bikorwa bayo, abayoboke bayo n'abandi banyarwanda muri rusange, no kugaragarisha urukundo rwayo, ibikorwa biteza imbere imibereho myiza ibyaremwe. Muri Presbytery ya Remera dufitemo ibikorwa bijyanye n'ubuzima. Mu by'ubuzima rero dufite ibitaro bicungwa n'itorero, ariko kandi bikaba n'ibitaro by'akarere, n'ibitaro bya Remera Rukoma, tukagira na centre de santé ya Remera Rukoma. Dufite n'ubuhinzi bw'inanasi, ubuhinzi bw'ibitoki, bw'urutoki rwa kijyambere rufasha abakirisitu nabo kugira ngo bakomeze biteze imbere. Usanga abayoboke b'imiryango ishingiye ku idini higanjemo Kiliziya Gatolika, amatorero y'abaprotestani ndetse n'idini ya Isilamu babanye neza mu mahoro, mu bwisanzure busesuye. Nyuma ya Kiliziya Gatolika yafunguye misiyoni ya mbere Isave mu 1900, abamisiyoneri b'abaprotestani ntibatinze kuhagera ko nyuma y'imyaka 7 gusa ijambo ry'Imana ritangiye kuvugwa mu Rwanda. Abavuga butumwa baturutse mu Budage na Tanzania baje mu cyiswe Mission Bethel, basesekaye mu burasirazuba bw'u Rwanda bakora ivuga butumwa ryavutsemo itorero rya mbere ry'abaprotestani mu Rwanda. Amateka y'iryo torero rya mbere ry'abaprotestani mu Rwanda: mu 1907 abamisiyoneri b'i Bethel mu Budage batangije icyavuyemo itorero Presbyterienne mu Rwanda. Mu ivuga butumwa ryakozwe Izinga mu karere ka Rwamagana, Kirinda na Rubengera mu karere ka Karongi na Remera Rukoma mu karere ka Kamonyi. Itorero ryakomeje gukura kandi bakomeza kuvuga ubutumwa. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose abamisiyoneri b'Abadage basimbujwe Ababirigi. Itorero rikomeza gukura. Mu 1959 itorero ryatangiye kwigenga rihitamo kuyoborwa mu buryo bw'inama z'abakuru. Ubwo buryo bw'imiyoborere nibwo bwatumye ryitwa itorero Presbyterienne ry'ivugabutumwa mu Rwanda, Église Évangélique Presbyterienne au Rwanda. Aho intego nyamukuru yabaye ukwagura itorero no kurikwiza mu gihugu hose. Abashumba ba mbere b'Abanyarwanda babashije kuboneka muri iri torero harimo Pasiteri Nason Hitimana, Ildefonse Muziga Mfizi, Nzabahimana ndetse n'abandi bakoranaga n'abakuru b'itorero kwagura umurimo w'Imana. Mu 1967 Sinode, inteko nkuru y'itorero, yarateranye isanga atari ngombwa gusubiramo ijambo ivuga butumwa evangelique mu izina kuko itorero ryose riba rifite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Nyuma y'inteko nkuru yo mu 1967 nibwo izina EPR, Église Presbyterienne au Rwanda, itorero Presbyterienne mu Rwanda, ryatangiye gukoreshwa. Kuva icyo gihe cyose itorero ritangiye hagiye hakorwa za sinode kandi abayoboraga itorero bafatanyije n'inama z'abakuru bakoze ibikorwa byinshi bifatika. Ku gihe cya Pasiteri Nason Hitimana bubatse itorero, amazu, insengero, bubaka amashuri ndetse n'amavuriro. Nibwo bashyizeho n'inama y'abaprotestanti mu Rwanda CPR. Nyuma ya Pasiteri Nason Hitimana nabo bakoranye Twagirayesu Michel nabo bafatanyije bakomeje kwagura itorero bashyiraho n'icyitwaga Indembo. Abakristo bakomeje gukunda umurimo binjira mu muhamagaro. Mu 1984 itorero Presbyterienne mu Rwanda bufatanye n'amatorero yo mu Buholande batangije umuryango w'abaja ba Kristo, Communauté de Diaconesses, muri Presbytery ya Rubengera. Nyuma y'igihe gito nibwo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aho abakristo, abashumba n'abakuru b'itorero benshi baguye muri jenoside. Itorero rirangirika cyane, insengero zirasenyuka, amashuri, amavuriro n'ibitaro. Mu gihe igihugu cyari mu bibazo bikomeye n'abakristo basigaranye ihungabana, nibwo Reverend Dr Karamaga André wakoraga mu muryango uhuza amatorero muri Afrika SETA, Reverend Professeur Elise Musemakweli wari ukomeje amasomo ye i Burayi hamwe n'abandi bashumba b'itorero bagarutse mu Rwanda bongera gutangiza imirimo y'itorero ndetse bavugurura icyitwaga FTPB, Faculté de Théologie Protestante de Butare. Hatangijwe ishami rya teologiya mu ishuri ry'abaprotestanti mu rwego rwo kubona abashumba babifitiye ubumenyi baziba icyuho mu matorero yo mu Rwanda kuko abenshi bari bamaze guhitanwa na jenoside, abandi bafunze n'abandi barahungiye mu bihugu bya kure.
iri shuri ryafashije amatorero cyane kongera gutegura abandi bashumba nubwo bari bamaze kwemererwa gutanga impamyabushobozi z'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Babanje gushyiraho porogaramu idasanzwe y'imyaka 2 kugira ngo haboneke abakozi bafite ubumenyi bw'ibanze mu matorero yose. Nyuma gato mu 2007 nyuma yo kwizihiza yubile y'imyaka 100 yahuje abapresiteriyene bose bakareba uko itorero ryatangiye, urugendo rurerure ryakoze naho rigeze. Inteko rusange y'itorero presbyterienne mu Rwanda yasanze hakwiye kubaho gahunda yo kwegereza abakristo itorero kugira ngo babashe kwibonamo ibisubizo mu buryo bworoshye. Mu 2008 hatangizwa icyiciro cya mbere cyo kwegereza abakristo ubuyobozi, gitangirana no kwegereza amaparuwase n'ibyahoze ari indembo abakozi babifasha mu iterambere, abavuga ubutumwa babyigiye n'ababaha amahugurwa menshi atandukanye kugira ngo imirimo myinshi ikenerwa ibashe gukorerwa aho abantu bari kuko ari hivuga butumwa riba rikenewe. Igice cya kabiri cyo kwegereza abakristo ubuyobozi cyabaye mu mwaka wa 2014 aho ibintu byose byabarizwaga ku biro bikuru by'itorero, hashyirwaho presbyteri 7 aho abayobozi bazo ari n'abavugizi b'itorero aho zibarizwa haba mu rwego rw'amategeko no ku rwego rw'itorero. Itorero ryakomeje kugira icyerekezo ari cyo kugira itorero rikomeye kandi rifite abakristo basobanukiwe bashobora guhamya iby'ubwami bw'Imana bakurikije ijambo ryayo kandi bagira uruhare mu mibereho myiza isanzwe y'ikiremwa muntu. Ibyo byose bigamije gusubiza intego yaryo ariyo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza k'Imana mu Banyarwanda no kugaragarisha urukundo rwayo ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'ibyaremwe. Abagize itorero presbyterienne mu Rwanda bemera ko hariho Imana imwe rukumbi mu butatu bwera ariyo Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Niyo yaremye kandi itegeka byose ikanatangana urukundo n'ubuntu imigisha yose. Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu kandi ari we muhuza w'Imana n'abantu. Umwuka wera ari we mufasha n'umuyobozi w'ubugingo bw'umuntu muri Yesu Kristo. Niwe umuhindura kuba icyaremwe gishya bityo akinjira mu muryango w'abizera ari wo torero rya Kristo. Bibiliya ariyo shingiro ry'ijambo ry'Imana ryigishwa ubwoko bwayo. Niyo umuryango EPR ukurikiza kugira ngo umenye icyo Imana ishaka ku bwoko bwayo. Itorero presbyterienne mu Rwanda ni ihuriro ry'abantu bemeye banakira inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo. Kubw'ibyo babaye umwe bitwa itorero. Niyo mpamvu bitoramo ubwabo ababahagarariye mu nzego zitandukanye. Kugera kuri izi ntego rifite inzego z'ubuyobozi. Urwego rwa mbere ni itorero ry'ibanze rihuza imiryango yegeranye kuva kuri 5 kugera kuri 15 ihura buri cyumweru muri gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Muri paruwase abakuru batorerwa mu matorero y'ibanze babarizwa mu nama 3 arizo: inteko rusange ya paruwase ibamo abakristo bose, inama y'abakuru b'itorero nk'abahagarariye umurimo muri paruwase n'inama nshingwabikorwa ya paruwase. Kuri presbyteri haboneka inteko nkuru ya presbyteri, inama nyobozi nazo zitorwa mu ntumwa zituruka kuri paruwase. Kuri presbyteri haboneka inteko nkuru ya presbyteri n'inama nyobozi nazo zitorwa mu ntumwa zituruka kuri paruwase. Ku rwego rw'itorero ryose haboneka inzego 3 z'ubuyobozi arizo: inteko nkuru y'itorero nirwo rwego rukuru rw'itorero presbyterienne mu Rwanda rufatirwamo ibyemezo, politiki y'itorero n'ishyirwa mu bikorwa ry'imirongo migari y'itorero. Inama ya kabiri ni inama nyobozi y'itorero. Isimbura by'agateganyo inteko nkuru y'itorero ikanafata inshingano zayo igihe cy'inama. Icunga umutungo w'itorero, ikanagenzura ibikorwa by'umuyobozi mukuru w'itorero. Ikurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda n'ibikorwa by'itorero. Inteko nkuru y'itorero presbyterienne mu Rwanda yashyizeho gahunda n'uburyo bw'ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yayo hakurikijwe inzego bakenerwamo. Izo nama kandi zigira inama nshingwabikorwa ifasha umuyobozi w'itorero gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inteko nkuru y'itorero n'iby'inama nyobozi. Mu rwego rwo kugera ku ntego za EPR, inteko nkuru yashyizeho inzego zitandukanye zirimo porogaramu, serivisi, amashami na komisiyo zikurikirana imirimo ya buri munsi. Imirimo n'ibikorwa by'itorero bikuriwe na perezida akaba n'umuvugizi w'itorero. Abifashwamo n'umuvugizi wungirije hamwe n'abandi bakozi bakorera muri porogaramu z'itorero zikurikira. Hari porogaramu yo gukura ku itorero ikurikirana ibikorwa byose by'ivugabutumwa, abashumba, ishuri ry'icyumweru, urubyiruko, umuryango ndetse na diakoni. Pastor Julie Kandema nkora hano mu itorero presbyterienne mu Rwanda, hano ku biro bikuru, ariko umurimo tunawukorera no hanze mu maparuwasi ayigize. Usibye kuba ndi vice president w'itorero, shizwe na porogaramu yo gukura ku itorero ku rwego rw'igihugu, igizwe n'amashami atandukanye
harimo ishami rishinzwe umugore n'umuryango, harimo ishami rya diakoni, naho harimo umukozi. Uko mubizi itorero mu rwego rwo gufasha rigendereye gufasha abantu kwifasha, ntabwo ari ukubafasha kubona ibyo kurya by'isa sita rimwe, ahubwo harimo gahunda ndende yo kureba ukuntu twafatanya gutekereza icyateza abantu imbere bakagira ubushobozi. Harimo nanone ishami ry'urubyiruko, naho harimo umukozi dukorana buri munsi ushinzwe kunoza ibikorwa bihuza urubyiruko rugatozwa kwigira. Ishami rijyanye n'ivugabutumwa kora mu buryo bw'amaparuwasi atandukanye. Hakaba porogaramu y'ubuyobozi n'icungamari ikurikirana ibijyanye n'imicungire y'umutungo wose w'itorero, abakozi n'ibikoresho, no gushyiraho imirongo migari ifasha itorero kwinjira muri gahunda yo kwigira. Hari porogaramu y'uburezi n'iterambere ikurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'uburezi bufite ireme mu mashuri abanza n'ayisumbuye, ndetse na gahunda y'iterambere ry'icyaro. Hari porogaramu y'ubuzima ndetse n'indi mishinga ifatikanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda, ibagezaho serivisi zikenewe mu mavuriro, mu bigo nderabuzima, ndetse n'amahugurwa atandukanye ku byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda. Ku rwego rwa presbyteri naho ibikorwa bikurikiranwa na porogaramu zitandukanye: porogaramu yo gukura kw'itorero, porogaramu y'ubuyobozi n'imari, na porogaramu y'iterambere. Ku rwego rwa paruwasi imirimo ya buri munsi ikurikiranwa n'inama, komisiyo ndetse na komite, arizo: inama y'ubugingo, komisiyo y'ivugabutumwa, komisiyo y'iterambere, komisiyo yo kwakira abantu, komite ya diakoni, komite y'urubyiruko, komite y'abari n'abategarugori, komite z'amakorali na komite z'abacuranzi. Ku rwego rw'itorero ry'ibanze imirimo ya buri munsi ikurikiranwa na komite nyobozi y'itorero ry'ibanze, ndetse n'abagize itorero ry'ibanze bakabigiramo uruhare. Izo nzego zose imirimo zikora yibanda ku bikorwa by'ingenzi, ari byo ivugabutumwa mu Rwanda hose, gutoza abana inzira nziza bakiri bato, kwigisha urubyiruko kwishakamo ibisubizo, kubungabunga imibereho myiza y'umuryango, uburezi bufite ireme kuri bose, iterambere ry'icyaro, ibikorwa by'ubuvuzi, imibereho myiza mu muryango, imiyoborere myiza no gucunga neza umutungo. Mu rwego rw'ivugabutumwa rikorerwa mu matorero y'ibanze arenga 4,000 muri paruwasi zigera kuri 200, ayobowe n'abashumba bafite icyiciro cya kabiri cya kaminuza n'abandi bahabwa amahugurwa y'igihe gito, ndetse n'abavugabutumwa bashinzwe kwigisha ijambo ry'Imana. Izi paruwasi zose zibarirwa muri presbyteri 7 zigize itorero presbyterienne mu Rwanda. Mu ivugabutumwa bimwe mu bikorwa by'ingenzi umuntu yavugaho harimo amahugurwa y'abavugabutumwa mu nzego zose, ibiterane by'ivugabutumwa nk'ikimenyereye ku izina Ndatuma Nde, ubukangurambaga mu bya Bibiliya, umwiherero w'abashumba, ndetse no kubaka insengero na za presbyteri. Gutoza abana inzira nziza bakiri bato. Ibi bikorwa binyuze muri gahunda y'ishuri ry'icyumweru rifasha abana kwiga ijambo ry'Imana, gusenga no gusobanukirwa imyitwarire y'Abakristo ndetse n'itorero muri rusange. Habaho gutegura amateraniro y'abana, amahugurwa y'abashumba n'abarimu b'ishuri ry'icyumweru muri za presbyteri ndetse no muri za paruwasi. Kwigisha urubyiruko kwishakamo ibisubizo. Urubyiruko rugize igice cy'ingenzi cy'abizerwa mu itorero presbyterienne mu Rwanda. Niyo mpamvu inteko nkuru y'itorero yasabye ko rugomba kwitabwaho by'umwihariko. Urwego rw'urubyiruko mu itorero rugenzura amatsinda atandukanye y'urubyiruko, arimo abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, abanyamuziki, abaririmbyi n'urundi rubyiruko rwose. Muri makeya ibi bikorwa harimo kwita ku urubyiruko mu mibereho ya buri munsi no mu buryo bw'umwuga, aho dusanga ivugabutumwa ahantu haboneka urubyiruko hose rikorwa buri cyumweru, haba amashuri makuru ya segonderi, haba amakaminuza, amasegonderi arimo arajitra, amakaminuza mu miryango ihuza abanyeshuri, muri makeya ku buryo urubyiruko rugerwaho mu buryo bwose. Kwigisha urubyiruko rudafite akazi uburyo bwo kwibeshaho, aho muri Best Future Center urubyiruko rubasha guhabwa amahugurwa atandukanye
ndetse bamwe bakabasha no kwihangira imirimo. Ubu ngubu hari abafite resitora, hari abafite studio, hari abafite salon de coiffure n'izindi zigiye zitandukanye. Hariho rero no guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro ndetse no guhanga udushya, aho butugira amakipe y'umupira w'amaguru y'urubyiruko akora ivugabutumwa mu mikino, abantu bagakina bagasabana bakishima, ndetse hakaba hanategurwa shampiyona ibahuza buri mwaka. Hariho kwigisha urubyiruko kandi kurinda no gufata neza ibidukikije, aho nko muri gahunda yiswe Youth Action Day ihuza urubyiruko mu matorero yose abarirwa mu muryango witwa VEM United Evangelical Commission, urubyiruko mu itorero dutera ibiti birenga 5,000 buri mwaka, ndetse muri icyo cyumweru hakaba no gushishikariza abantu ndetse no kubakangurira uburyo bwo kurinda ibidukikije, ibiganiro bitambuka ku maradiyo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kwigisha urubyiruko ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, guhuza ibikorwa by'amatsinda y'urubyiruko n'amakoperative y'abapresbyterienne n'andi matsinda ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga, guhuriza abanyeshuri biga muri za kaminuza mu ihuriro ryabo PSA Presbyterian Student Association, no gukomeza kurukurikirana mu gihe ruba rurangije amasomo mu ihuriro ryabo ari ryo Agape Association of Graduates and Active Presbyterian Evangelist, guteza imbere umuzika no kuzamura impano mu bya muzika binyuze mu itsinda ry'abahanzi PAGE Presbyterian Artist Group Exchange. Itorero kandi rifasha abantu batandukanye kwiteza imbere ndetse no kuva mu bibazo biba bibugarije. Ibyo bikorwa mu rwego rwa diakoni. Bimwe mu bikorwa diakoni ikora harimo gusura abarwayi, abagororwa, kwishyurira bamwe mu batishoboye ubwisungane mu kwivuza no gufasha abafite ubumuga, kwishyurira abana bakomoka mu miryango itishoboye amafaranga y'ishuri binyuze muri gahunda yo gufasha abatishoboye. Abanyeshuri barihiwe amashuri na diakoni nabo nyuma yo kurangiza usanga bishakamo ubushobozi bakarihira abandi binyuze mu cyo bise Gira Ubuntu Foundation. Amahugurwa y'abagize diakoni ku rwego rwa presbyteri na paruwase ndetse n'abandi babishaka nayo barayabategurira. Uwo muco mwiza w'Abanyarwanda wo gutabarana, ngira ngo diakoni ntabwo iwacu udutungura, ahubwo ni umuco dusa naho dukomeza kubyubaha Kristo. Mbere yo gutanga n'imfashanyo yaba ibishyimbo, byaba ibindi bintu watanga, ibijumba cyangwa se imyambaro, hikubitaho no kubanza kubasengera nk'umuntu ibyiringiro. Burya kubwira umuntu ijambo ryiza ni ikintu kimurema, kiramwubaka, kandi abantu bagomba kugira ibyiringiro. Naho waba ufite ibibazo none, ejo Imana yagutabara kandi ufashijwemo na bene so. Nyuma yo kuvuga ubutumwa, kwita ku bana, kwita ku rubyiruko ndetse no gufasha abatishoboye, itorero rifata inshingano zo kubungabunga umuryango nyarwanda, aho urwego rw'umugore n'umuryango rutanga amahugurwa ku bya Bibiliya, amahugurwa ku bijyanye no gukumira ihohoterwa rikorerwa mu ngo, umwihero w'abafasha b'abashumba no kongera ubumenyi abagore ku bijyanye no gucunga umutungo. Muri make, muri gahunda y'umuryango hibandwa ku kongera ubumenyi abagore ku bijyanye no gucunga umutungo, kwibumbira mu mashyirahamwe n'amakoperative, gutegura umwiherero w'abashumba n'abafasha babo mu rwego rwo kubera abandi urugero, gutegura ibiganiro hagati y'abashakanye mu rwego rwo kwirinda ihohoterwa rikorerwa mu ngo kugira ngo babe umusemburo w'amahoro, amahugurwa ku bijyanye no kwiga Bibiliya, umwiherero w'abagore bakora imirimo itandukanye, abashumba, abadozi, abacuruzi, abahinzi, amahugurwa ku mishinga mito ibyara inyungu, gufasha koperative z'abagore kwiteza imbere no kubyara inganda. Nkuko mubizi, iyo umuntu yigishije umugore aba yigishije umuryango we, aba yigishije itorero, aba yigishije igihugu. Abagore rero kubera umwanya bafite mu muryango nk'abanyina w'abantu, nk'abafasha b'abagabo babo, nk'abagahuzamiryango k'imiryango bagiye bakomokamo, abagore binyuze mu matsinda, muri aya matsinda yo kwiga Bibiliya, binyuze mu materaniro n'amahugurwa yabo yihariye, binyuze mu nyigisho zabo bahora bakora zihariye, abagore biga ibintu bitandukanye. Kandi ntabwo bahera ku ivugabutumwa gusa, ivugabutumwa niyo base, niyo nkingi y'imwikorezi ibafasha kuba hamwe, ariko kandi hari n'ibindi bakora by'iterambere. Dukangurira abagore b'abapresbyterienne gukorera hamwe mu matsinda, mu byo bita amashyirahamwe cyangwa se n'amakoperative, yaba ay'ubuhinzi n'ubworozi, yaba ay'ubukorikori,
yaba ay'ubucuruzi buciriritse, yaba yewe n'ibindi bagenda bakorera hamwe banarenze n'ubucuruzi buciriritse, kuko kugeza ubu dufite n'abagore bafite uruganda ni koperative yitwa Koperabu y'abagore bo muri paruwase ya Bubazi, benga umutobe w'inanasi, imitobe y'amatunda, imitobe y'imbuto, umutobe uzwi ku izina ryitwa agahebuzo. Kugira ngo abanyarwanda babashe kurushaho kwinjira mu iterambere rirambye, uburezi biri mu cyahawe agaciro mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Aho itorero rigenzura amashuri asaga 120 mu Rwanda hose. Intumbero nyamukuru ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Uru rwego rutegura amahugurwa y'abarimu ku rwego rwo kongera ibikorwa remezo kugira ngo abanyarwanda bose babashe kubona aho bigira, kandi nanone rugafasha urwo rubyiruko rwiga kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Muri make habaho kongerera abarimu ubushobozi no kubaha amahugurwa ku bijyanye n'uburezi, kongerera abarezi ubumenyi. Muri ino parisi harimo amachats, ni ibishushanyo abarimo dukoresha muri set, harimo nka za respiratory system, circulatory system ndetse n'izindi sources dukoresha twigisha sciences. Ikindi kigaragara kuri utungutu nuko iyo dukora teaching aid, imfashanyigisho, nukuvuga ngo ntabwo dukenera bya bintu bihenze. Gufungura amashami y'imyuga mu rwego rwo gufasha urubyiruko kwiga no gukora kinyamwuga ku isoko ry'umurimo, kwita ku mahuriro y'urubyiruko rwiga mu mashuri yisumbuye, guteza imbere amahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge, gushyigikira ibikorwa by'imyidagaduro no guhanga udushya mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Nitwa Imanishimwe Jean Dodier, niga mu mwaka wa 4 ndeme n'ubuvanganzo. Nanjye nagize uruhare mu kwandika kino gitabo, aho ku ipaje ya 8 nanditse inkuru ivuga nayihaye umutwe uvuga ngo the conflict is not valuable in real life, cyangwa se amakimbirane nta gaciro ahabwa iyo hari urukundo rw'ukuri. Ku bijyanye n'ishami ry'uburezi, ni ishami rigamije guteza imbere uburezi mu itorero, ahanini ryibanda ku myigire, kwigisha abana kugira ngo bungure ubumenyi, baba abana bo mu itorero ryacu ndetse n'abana b'u Rwanda muri rusange, cyane ko amashuri itorero rifite yigwamo n'abanyarwanda bose, nta kuvuga ngo harirwamo abana ba Presbyterienne gusa. Tukaba rero dufite amashuri atandukanye atanga ubwo bumenyi. Tugira amashuri y'incuke, tukagira amashuri abanza, hakabamo amashuri yisumbuye, ariko tukanagira amashuri ajyanye n'imyuga bw'igihe gitoya kuva ku mezi 6 kugeza ku mwaka. Ndetse no muri iyi minsi itorero ryatangije gahunda nziza yo kwita ku bana ubundi tubona batari bitaweho muri sosiyete, cyane n'abana bafite ubumuga. Abamaze kugira ubumenyi, bahuguwe, bize, bamenye, haba hasigaye kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyababyaye n'isi muri rusange. Ni muri urwo rwego, muri gahunda y'iterambere, itorero ryashyizeho gahunda y'iterambere ry'icyaro rifite intego zo gufasha ibice bya za presbyteri zituye cyangwa zikorera kure y'ibikorwa remezo. Ibi bikorwa havugururwa inyubako z'amaparuwasi, kubegereza amazi, gushyiraho amatsinda yo kwizigama no kugurizanya, guhugura abakristo ku byo kuzamura umusaruro w'ubuhinzi no gufata neza ibidukikije. Muri ibyo bikorwa by'iterambere twavuga nko kuzamura umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, aho hatangwa imbuto z'indobanure ku bahinzi barenga 1000 buri mwaka. Mu kwita ku bidukikije, hatangwa ingemwe z'ibiti zirenga 40,000 buri mwaka zigaterwa ahantu hatandukanye. Gutanga amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba kuri paruwasi zimwe na zimwe ndetse no ku bakristo babishatse mu rwego rwo kubasha gukoresha amashanyarazi y'izuba. Gutunganya no gusana imiyoboro y'amazi meza, ho mu burasirazuba habonetse ibibazo by'amazi
kenshi itorero ryabashije gutanga amazi meza. Amatsinda yo kwizigama no kugurizanya nayo ni kimwe mu bintu itorero rishyiraho imbaraga, kuko umukristo yadateye imbere n'ubugingo bwe buhora busubira inyuma kubw'ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu itorero rifasha abakristo baryo n'abaturanyi babo kwibumbira mu matsinda mato yo kubitsa no kugurizanya, kandi bakabasha no guhabwa inkunga yo kubazamura. Itorero kandi bashyizeho gahunda y'ubufatanye butanga icyizere, aho abapresbiteriyene bishyira hamwe bagahuza ubushobozi, bagashaka bamwe muri bo bakennye bafite imishinga yaburiye ubushobozi bwo gutunganya, bakabafasha muri iyo gahunda yiswe Jumelage d'Espoir, ubufatanye butanga icyizere. Ibyo kandi biherekezwa n'ibigo by'imyuga, aho mu karere ka Rwamagana hari ikigo cy'imyuga gifasha abana n'ababyeyi babo kwiteza imbere ndetse no kumenya imyuga itandukanye, harimo kudoda, kubaza, kubaka n'ibindi bitandukanye. Ntago ari urubyiruko gusa, kuko n'abana bo mu muhanda abenshi baba bumva nabo atarabo kwitabwaho. Itorero Presbyterienne ryashyizeho ikigo CEPAGE, Centre Presbyterien d'Amour des Jeunes. Ni ikigo cyita ku bana b'imfubyi, kikanatanga amahugurwa yo kwigisha imyuga abana kirera, kikabarihira amashuri, kikanabashakira imiryango yo kurererwamo. Aha iki kigo kandi gikora ibindi bikorwa bitandukanye, harimo kwakira abana mu kigo, gusubiza abana mu mashuri, gusubiza abana mu miryango, gutanga amahugurwa no kubigisha gukora kinyamwuga, ndetse no gukomeza kubafasha kugera mu iterambere risesuye. Itorero rizirikana n'abana bafite ubumuga, aho muri Presbyteri ya Kigali i Busanza babashije kubakira ishuri ribitaho kandi ribaha ubumenyi bukwiye nk'abandi banyarwanda bose. Itorero kandi rinagaragara mu bikorwa by'ubuzima, kuko rizi neza kandi risobanukirwa ko roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Muri urwo rwego itorero Presbyterienne mu Rwanda ryiyubakiye ibitaro ndetse n'amavuriro atandukanye. Ku rwego rw'ubuzima itorero rigenzura ibigo 8 by'amavuriro, harimo ibitaro 2 bikuru by'uturere ari byo Remera, Rukoma na Kirinda, n'ibindi 6 ari byo bigo nderabuzima bya Biguhu, Kirambo, Kirinda, Remera, Rukoma, Rubengera na Rwahi. Ibi bitaro 2 bitanga serivisi z'indwara zo ku mubiri, kwita ku bagore batwite, kwita ku nkomere, kwita ku bana, serivisi zihariye zirimo iz'amenyo, amaso, kwita ku bafite ubumuga, kwita ku babyeyi by'umwihariko, no gukumira impfu z'abana n'ababyeyi bapfa babyara, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibigo nderabuzima bitanga serivisi zikurikira zirimo gusuzuma indwara z'inyuma ku ruhu, ibitaro by'ababyeyi, ibitaro by'inkomere, gutanga inkingo, kuboneza urubyaro, gutegura indyo yuzuye, serivisi zo kumira ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse n'izindi serivisi zitangirwa mu bitaro. Usibye serivisi zitangirwa mu bigo nderabuzima no mu bitaro, itorero rigira n'indi mishinga yo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza ribasanze aho bari. Aha twavuga nk'urugero aho rifasha amaklabu atandukanye arwanya virusi itera sida mu maparuwasi atandukanye no mu bigo by'amashuri. Hakabaho n'indi mishinga itorero rifitanye n'andi matorero ndetse n'indi miryango, harimo gukumira burundu indwara z'ibyorezo no kurwanya imirire mibi mu bana bari munsi y'imyaka 5, ndetse no gufasha imiryango kumenya no gutegura indyo yuzuye, aho nko mu karere ka Karongi abana bagera ku 332 babashije gufashwa, bikazakomereza no mu tundi turere. Cyane cyane icyo twibandaho twebwe ni stunting, ni ukugwingira. Byagaragaye ko umwana iyo agwingiye muri iriya myaka iyo hasi y'imyaka 2, muri kiriya cyiciro cyo hasi y'imyaka 2, iyo umwana agwingiye kugira ngo azaveyo ntabwo byoroha. Ashobora kuzarinda bisaza nagakura, akaba umusore, akaba umugabo, akabyara, akagira gute, ariko ingaruka zo kugwingira zikimuriho. Kandi izo ngaruka zigaragaza mu gikuriro, zikanigaragaza no mu mitekerereze. Umwana rero twabotereka tumufashe muri kiriya kigero cyo hasi y'imyaka 2, nakirenga ameze neza azabasha kubaho neza, kandi noneho na wa muryango avukamo uko tuba twaragize igihe gihagije cyo kubigisha ibijyanye n'imirire myiza, bituma bakomeza kumwitaho bakamufata neza. Itorero kandi kimwe n'abandi banyarwanda bose rifatanyiriza hamwe kubaka ubumwe bw'abanyarwanda muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Aho itorero rikorera hose habaho amatsinda agabije kubumbatira ubumwe, club z'ubumwe n'ubwiyunge, amatsinda aharanira amahoro. Nkaho muri Presbyteri ya Remera uhasanga itsinda rihuza bamwe mu bireze bakemera icyaha cya jenoside hamwe n'abayirokoretse, bafatanyiriza hamwe
kubaka amahoro ndetse n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Itorero kandi ryabaye irya mbere mu yandi mu kubaka inzibutso mu rwego rwo gutekereza ku mateka no kugira ngo jenoside ntizongere kuba ukundi. Aha kandi muri Presbyteri ya Kirinda mu karere ka Karongi niho hari urwibutso rwa jenoside ku rwego rw'itorero, no mu karere ka Kamonyi muri Presbyteri ya Remera. Itorero Presbyterienne mu Rwanda kandi rigira uburyo bwo gukemura amakimbirane kuri buri rwego kugira ngo abantu bakomeze kunga ubumwe kandi baharanira no gukora ibyo Imana ishaka. Itorero Presbyterienne mu Rwanda kubera ibyiza biribonekamo ribasha gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo ribashe kwigisha n'abandi banyarwanda muri rusange bataribarizwamo. Aho ku rwego rw'ikoranabuhanga, itumanaho n'itangazamakuru bafite ikinyamakuru Twubake kigamije kubaka umuryango nyarwanda, aho batambutsamo amakuru atandukanye afasha abanyarwanda kandi rikagira n'amakuru aboneka ku rubuga rw'itorero wa@epr.rw no gutanga ibiganiro kuri radiyo. Muri make ukeneye kumenya amakuru yo kubaka umuryango nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, wareba ku rubuga rw'amakuru wa@epr mu kinyamakuru Twubake gisohoka buri gihembwe ku maradiyo na televiziyo ndetse no ku nyandiko ntoya de priya ndetse no mu bubiko bw'itorero iyo bisabiwe uburenganzira. Itorero kandi rifasha abantu mu kwihugura no kongera ubumenyi aho biciye mu kigo CFD, Centre de Formation et de Documentation, giha amahugurwa abashumba ku bijyanye na Bibiliya. Hakabaho umwanya w'ibiganiro ndetse bakanahugurwa ku gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye. Ifasha kandi kumenyekanisha ibikorwa by'andi matorero ari mu Rwanda ndetse no gutsura umubano mwiza n'ayo matorero. CFD ishyigikira kandi ishyirisha mu bikorwa umubano itorero Presbyterienne mu Rwanda rigirana n'andi matorero y'abaprotestani ndetse na Kiliziya Gatolika n'umuryango w'Abayisilamu. Ishyigikira uwo mubano kandi ushirisha mu bikorwa binyuze muri porogaramu yayo y'amahugurwa agamije kubanisha neza abaprotestani, abagatolika ndetse n'Abayisilamu. Iki kigo kibasha gutegura kandi ibitabo bikoreshwa mu matorero y'ibanze, bikaba biba bikubiyemo inyigisho za Bibiliya zatoranyijwe hakurikijwe iby'abakristo bakeneye mu buzima bwa gikristo bakabigiramo uruhare. Gifasha rero abantu mu bushakashatsi n'amahugurwa ndetse no mu kwiyungura ubumenyi mu by'iyobokamana. Ushobora kwibaza uko itorero ribaho, aho rikura ubushobozi. Itorero ribeshwaho n'abakristo kandi bakunganirwa n'ibikorwa bitandukanye nk'ibigo bicumbikira abagenzi, amazu akodeshwa, ibikorwa biteza imbere abakristo n'ibindi. Byunganirwa kandi n'abaterankunga batandukanye bafasha itorero mu bikorwa by'iterambere, uburezi. Mu Rwanda rifite uburyo bw'ingenzi bubiri mu kwinjiza umutungo cyangwa se amafaranga. Igice kinini kijyanye n'amafaranga yinjira aturutse mu mirimo cyangwa se mu bukode bw'amazu cyangwa se ubukode bw'amacumbi cyangwa amazu yakira abagenzi. Ubu bibarirwa mu cyo twise big cyangwa se isosiyete itorero ryashyizeho kugira ngo igicunga ibijyanye n'ibyo yakira ibijyanye n'ibyo byo kwakira abantu. Akaba ariho hambere dukura amafaranga, andi mafaranga akaba aturuka mu baterankunga, abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa, haba ab'imbere mu gihugu cyangwa se abo hanze y'igihugu. Ahandi amafaranga ashobora kuva ni mu makontribution cyangwa se mu mpano zinyuranye itorero rishobora kubona. Icyo twifuza rero nuko itorero ryakura mu bwiza, mu bwinshi, mu butunzi, ugasanga iby'ubugingo n'iby'ubuzima busanzwe byose ubibona. Umukristo akaba umukristo wuzuye, umuntu akaba umuntu wuzuye koko waremwe mu ishusho y'Imana. Iyo rero niyo ntumbero dufite. Twifuza ko itorero Presbyterienne mu Rwanda rizakomeza rikagikeraho. Itorero kandi rifatanya n'andi matorero mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Itorero Presbyterienne mu Rwanda rero rikaba rikomeje icyerekezo cyaryo cyiza aricyo ukwamamaza inkuru nziza y'agakiza k'Imana mu bagenerwabikorwa bayo, abayoboke bayo n'abandi banyarwanda muri rusange, no kugaragarisha urukundo rwayo ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'ibyaremwe byose.